What's up guys, what's up people, it's your Kera nyitama Mr. nkuko bisanzwe bagenda magezaho ibintu biri trend cyangwa se abahitiramo icyamamare kidasanzwe ngagenda mbagezaho ubuzima bwe bwa buri munsi, ubuzima bayemo cyangwa se ibintu byinshi utigeze mumenyaho, ibintu byinshi uba wifuza kumumenyaho. Uyu munsi mbasa nite Kai Kohim Roki Kimamo cyangwa se mwite inyangamugayo byahamye, mwite kirabiranya, mwite rudasumbwa, mwite the best dubbing artist in Rwanda cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda nkuko agenda abyita. Icyo guys, reka ngushimire wowe bana nanje umunsi ku munsi udahwema kugenda unyereka yuko umurikira we wakoze subscribe aho hasi mu ibara ry'umutuku. Nimba nawe utarayikora kora subscribe aho hepfo kugira ngo ugikomeze ugende urushaho kugenda ubona ibiganiro n'ibigindi byamamare nzagenda ngukoreraho. Roki Kimamo yavutse mu 1991 aza kubavukira hano i Kigali mu Rwanda, aho we avuga yuko cyangwa se quartier ye yita iye bwite yita quartier ya Gasyata cyangwa se mwite Gasyata boy nkuko agenda abitangaza. Roki Kimamo n'umusobanuzi cyangwa se n'umusobanuzi w'amafilimi, n'umukinyi w'amafilimi, n'umwanditsi w'amafilimi, n'umuhanzi w'amafilimi, akora byinshi mu byose bya filimi, n'umuproducer, ni songwriter. Ese warubizi ko Roki Kimamo ari umwanditsi w'indirimbo ikindi nuko ari numwe mu bantu ba casting cyangwa se mu bantu bazi guhitamo abakinnyi ba filimi. Yaje kuba akora filimi bityo ibingi bigaragara muri filimi Roki yaje kuba yandikaza kuba nayitegura yitaga Umushinya w'umusirikare yaje kubisohoka muri 2025. ahari filimi igaragaramo abakteri, abactrice ndetse n'abandi bantu benshi bazwi cyane mu Rwanda mu ruhando rwa entertainment. Bigaragara ko Roki aragiye kugenda abaselectinga cyangwa se bakiye abacastinga. So mapupa mbere yuko nkomeza cyangwa se ngenda babwira ubuzima butanga cyangwa se ibintu bitangaje kuri Roki, reka ubundi mbanze mbaherere ku muzi cyangwa se aho inangiro byose byajya gutangira. Ubundi byose bijya gutangira byatangiye Roki Kimamo yinjira mu mwuga wo gusobanura filimi cyangwa se agasobanuye nkuko abitangaza ubwe. Ivugira yuko yatangiye kubikora agerangiza amashuri yisumbuye, asoza amashuri yisumbuye yari bwatangiye kwinjira mu gasobanuye. Avuga ko icyo gihe yasanze agasobanuye kandi loko ariko ubu amaze kuba akakira international ku rwego mpuzamahanga. Gusa nanone nawe ugiye kubyaniriza nk'umuntu ugenda ukurikira umunsi ku munsi usanga ibyo uyu musore abavuga rwose ari byo 100% nkuko agenda abitangaza Roki. Kandi avuga yuko ngo ubwo yinjiraga mu gasobanuye byari bigoranye cyane, udire yuko byari bigoye kuba yabona umuntu mwizera akaza kuba amureza studio aza kuba agenda recordingiramo izo filimi nkuko agenda abitanga. Gusa nanone ahora avuga cyangwa se mu biganiro byinshi yagiye akora wumva ashimira cyangwa se agenda ashima umugabo bita Yakuzazo, nawe yari umusobanuzi icyo gihe warugezweho, dore ko yarakunzwe cyane mu gusobanura filimi z'ibihinde ndetse n'izindi filimi zigiye zisanzwe. Roki Kimamo cyangwa se inyangamugayo byahamye nkuko agenda yita, akomeza avuga yuko ngo yahoraga n'uyu bita Yakuza ari umuntu wamwinjije cyangwa se agiye kugenda amuhindura amateka cyangwa ubuzima bwe, amwinjiza mu gasobanuye neza, dore ko ngo yamuhaye teri cyangwa se amuha stereo, aramugati wowe mwana amuhereza mikoro, aramugati sobanura, arangije agenda amufasha na filimi ze agenda bazigurisha hirya no hino, maze Roki nawe agenda arushaho kugenda abanyarwanda bamukunda. Dore ko Roki ikintu kigaragara cyangwa se uko agenda byivugira, ikintu cyatumye abantu benshi bagenda bamukunda ni discipline mu gasobanuye yazanyemo ndetse n'uburyo yagendaga asobanura, dore ko yagiye ahimba amagambo menshi atandukanye yakundwaga n'urubyiruko, bikagenda burushaho kugenda abantu benshi bamukunda. Si ibyo gusa nk'ibyo bidahagije, Roki Kimamo cyangwa se kirabiranya nkuko ubwo yazaga agendaga yita, akomeza avuga yuko ngo ubwo yatangiraga filimi byari bigoranye ariko nanone byari byoroshye kuri we, dore yuko ngo atari ibintu yishakagamo ahubwo ari ibintu byari bimurimo byamwororaga kubikora, dore ko yanabikundaga. Icyo gihe Roki avuga yuko filimi zagiye zimufasha ari filimi cyane cyane z'amaseri cyangwa se amasizoni, dore ko zagendaga zigenda zikundwa cyane cyane uko So my people, Roki cyangwa se Roki Kimamo akimara gukora ibyo ngibyo cyangwa se amakimara kugenda afata filimi cyangwa se agasobanuye muri rusange akakavana loko agashyira kuri international, nibwo abantu benshi batangiye kugenda noneho bamenya Roki uwo ari we, dore ko company zikomeye, amasosiyete akomeye, amateleviziyo akomeye nibwo atangiye kubona agasobanuye ko kuko gashobora kugera ku rundi rwego, maze nkaho bidatinze mu minsi mike yari igiye gukurikiraho Roki Kimamo atatangira kumvikana kuri televiziyo zikomeye mu Rwanda. Ubwo ndavuga nka za BTN TV na televiziyo zagiye zimufata zitangira kugenda zimusinyisha ama contracting kujya batambutsaho filimi za Roki zisobanuye mu Kinyarwanda. Usibye izo ngizo na za Star Time, ubwo ni televiziyo mpuzamahanga nazo zitangiye kugenda zifata Roki, zitangira kugenda zimusinyisha amasezerano, zitangira gutambutsaho filimi zisobanuye mu Kinyarwanda, nuko agasobanuye kabakabaye international bitewe na Roki Kimamo warumase kukazamo ndetse agenda abikora professional abigira.
So noneho ahangaha gasobanuye kari kamaze kugera ku rwego mpuzamahanga bitakirebwa n'abanyarwanda ahubwo n'abantu bari hanze y'u Rwanda bakeneye kukareba bitewe n'uburyo bakari kamaze kugenda gakundwa n'abantu benshi. Rocky Kimomo nawe akimara kubona gutyo nta kindi yakoze usibye kwitashinga website ayita agasobanuye films.com, aho yafataga filimi ze akagenda azaprodingaho biva kujyana akadisk cyangwa se za flash disk kuba disk bana ahubwo byibirirwa kuri TV ndetse na kuri website. Abantu benshi batangira kuzishyira ku ma YouTube, sobanuye karagenda karafata neza, abantu benshi baragakunda. Rocky Kimomo nawe abantu benshi bahita bagenda bamukundira icyo ngicyo nkaho ibyo so nk'ibyo bidahagije. Rocky Kimomo bitewe n'uburyo cyangwa se abanyarwanda bamukundaga yaje kwita ahabwa ibihembo bigera kuri 2, n'igihembo cya influencer cyangwa se umuntu w'influencer cyangwa se gufasha urubyiruko, n'igihembo cy'umusobanuzi mwiza mu Rwanda. Rocky Kimomo kandi ese agenda ashinga cyangwa se agenda ashinga company itandukanye, ese kuba ashinga company ifasha abaruko cyangwa se abene igihugu mu kugenda basura uburanga cyangwa se bwiza nyaburanga bw'igihugu bugiye butandukanye, abajyana basura za park zitandukanye nka Nyungwe Forest, ndavuga Akagera ndetse n'izindi park ziri mu Rwanda, aho bagendaga bahasura bifasha icyo bita ngo ni Kimomo Safari. So ikindi kinamenya kuri Rocky Kimomo cyangwa se kirabiranye nuko yaje kuba asinyanya na company ya Itel Mobile kugenda yamamaza ndetse yamamaza telefoni zazo, agenda asinyanya na contract na za Win ubwo ni company za betting n'andi makontra agiye atandukanye mu rwego rwo kugenda bamamariza bitewe n'uburyo bagendaga bamubona mu cyizere ndetse n'uburyo igikundiro cyamugendagaho. Si ibyo gusa kuko Rocky Kimomo mu bigaragara bitewe n'uburyo cyangwa se uburyo arateye kugenda akundwa n'abantu benshi, yese atangira gukora icyo bita documentaire zitandukanye kuri YouTube ndetse no kuri YouTube cyangwa ni Rocky Entertainment. Bidakuyeho nubwo ibyo byose yabikoraga, yaje kuba akora na label y'abahanzi ayita Rocky Entertainment, aho yagendaga afashamo umuhanzi munamuzi yazamuye bamwita Papa cyangwa aho bagiye bakorana indirimbo nyinshi zitandukanye. Ndetse Rocky Kimomo akaba nayo label yagendaga ifasha abahanzi bagiye batandukanye ndetse ikagenda irushaho no kugenda imenyekanisha ibikorwa bye, ndavuga ibikorwa bye by'amafilime agenda ategura hirya no hino. Gusa Rocky Kimomo nanone narajya kure cyangwa se naramuvaho ngo mvuge ibindi bintu, nuko ikindi kintu amenya kuri Rocky nuko yese yinjira mu cyo bita gukora documentaire cyangwa se gukora ibyegeranyo bitandukanye abicishije kuri YouTube yarafite cyangwa se afite ngo bigenda mvuga ko na YouTube cyane ya mbere muri iki gihugu ngo yo kugenda irebwa n'abantu benshi, reko ari agenda bitewe n'ijwi rye cyangwa se n'ubuhanga agiye afitemo, agenda yifashisha akora ibyegeranyo bitandukanye ko kuri ku bantu batandukanye ndetse no ku bintu bigezweho aba yagiye akora. Ibyo byose bikagenda bituma Rocky agenda akundwa n'abantu benshi ndetse n'abanyarwanda muri rusange barushaho kugenda bamwiyumvamo. So guys, my people, icyo ngiye nakubise kubabwira, navuga byinshi kuri Rocky, navuga byinshi bitandukanye ku musobanuzi wa mbere mu gihugu, ku mu best influencer wa mbere mu gihugu, ku muntu ukundwa n'abakobwa benshi. nivuga ku bakobwa reka mbere akantu kamwe gwamenya kuri Rocky nuko ngigeze gukora agashagira gutya ubwo bari gutegura amashusho y'indirimbo ya Papa cyangwa no bita Social Mura, asa kuba yaktingamo afite cyangwa se yakozemo bukwe, ariko icyo gihe ibintu byamubayeho nago bisanzwe. Abantu benshi banamwihaye, abantu benshi baramuvuga bavuga yuko ngo abaye imbwa, dore ko yari yarigeze gukora movie aza kubasobanuramo, asa kubavuga yuko wataterera umukobwa ngo dore ko wabikoze yabaye imbwa, gusa ngo bitewe n'indirimbo bari kuri kodinga ndetse n'umujyi bashaka yamamara. Rocky aza abikora, akimara kubikora biza kuba inkuru yaciye ibintu byinshi cyane biravugwa cyane mu itangazamakuru. Ariko nanone Rocky nk'umwinfluencer cyangwa se nk'umuntu wabikoraga akugenda avuga yuko ngo adakunda abakobwa, no dore ko we yivugira ko ngo nani imyaka 100 n'igikosa akora. So we gora follow, kora subscribe, tukomeza twibanire. I love you my people. So ikindi kintu namenya kuri Rocky Kimomo nuko ari umugabo ugira umutima mwiza, dore ko akimara kubona amafaranga cyangwa se agenda nawe hari kirabona, yamaze kwita ashinga icyo bita foundation cyangwa se nabyita nk'ubushake bwo kugenda afasha abana bafite ibibazo bitandukanye, abana baturuka mu miryango ikennye, abana babana n'ubwandu bwa sida cyangwa se abafite ababyeyi babana n'ubwandu bwa sida. Ibyo byose akagenda bikora abishyurira amashuri, bahereza ibikoresho by'ishuri ndetse agenda bafasha no mu buzima bwabo bwa buri munsi.